ngo massage body to body. Body to body. Iriya massage barabeshya. Gute? Donc urumva mbona impamvu kuri iki gihe habayeho katubyita inzara indangamirwa ngira ngo urumva babuze nimba barababujije hariya mu muhanda bakayihimbira nyine massage ko ngo bo babikora mu buryo bwo kuvura umuntu sinzi rero ngo babavuriye ihe ndwara nago mbizi ariko ni bibi kuko biba bigamije ubusambanyi ntago ari massage nubwo abantu bibwira ngo no kuruhuka ariko no kwangiza mu mutwe wabo nta bundi bumenya afite ntazi ngo ari gukora kuri muscle yihe ntazi ngo ari gukora kuwuhe mutsi tugasanga mugiyeho na wa munaniro yari afite akaba yasobanya imitsi cyangwa kawuturitsa ugasanga amaguru arabyimbye kubera ko yabitindanya atazi ibyo arwaye kandi byarabereye muri massage namenye ibyo ari byo bikarinda birengerana bakarinda bazamuca amaguru hari nushobora kujya muri massage bakamumasa akagira ngo ari gufiringa cyangwa yagiye kuruhuka nyine izo stress ahubwo akaziyongera iteka ryose no kubaka urugo bikanga iteka ryose ntazamenye ibyo ari byo ugasanga ari kurira ngo baramuroze cyangwa ari kujya kunywa ya miti. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV mumeze gute ndakeka ko mumeze neza cyane ingini BigTown TV ni TV yanyu icyo mugomba gukora no gukanda subscribers mwebwe aba BigTowners maze mugakurikira izi gahunda zacu za buri munsi natwe turahari kugira ngo tubategwe no kubazana amakuru menshi atandukanye uyu munsi nageze amahirwe yo guhura n'umuntu ukora ibintu bya massage hano mu Rwanda zisigaye ari massage ni massage asigaje mu nizindi bita ngo body to body hari nizindi n'ibiki byose ariko muri izi massage hari ibintu byinshi twe tutazi uyu mama turi kumwe nawe hano no mu professional mu gukora massage arabizi cyane aza kudusobanurira ibintu byinshi tutazi so reka tumuhe ikaze atwibwire maze gahunda zikomeze. Nitwa Kanyindi Celine. Yego Celine amakuru ni meza ubeze neza yego ndakubona. Massage zikorwa gute? Massage zigiye ziri ukwinshi ariko hari massage iyanjye ni massage medicale. Massage medicale rero mvura abantu bafite imigongo barwaye imitsi babandi baba imitsi yarabyimbye nyine imigongo ibababaza ibitugu nyine nkavura na stress. Ibyo bintu se nibyanyabyo kuko nje mbona massage nkibaza ese zirakora mu byukuri? Massage irakora cyane ukaruhuka ahubwo ugakora neza muri uko kwezi ugakora ufite fresher niko nabyita cyangwa iyo ukorewe massage ukora donc ukora akazi kose cyangwa se n'imishinga utekereza neza kubera ko stress ziba zashize. Okay. Sawa. Ibi bintu warabyize cyangwa ni? Yego narabyize. Nize physiotherapist, nize physio, niga na kine, niga na massage medicale. Physio arya ni iki? Physio ni kwa kundi umuntu aba arwaye nyine ukamukoresha ama exercice. Kenshi hibandamo ama exercice kubwira abantu nyine hari n'abantu bakora siporo ngo arwaye umugongo ugasanga yirutse ngo kubera ngo arwara umugongo kandi ari kuwitera. Donc physio ni ukumwereka ama exercice cyangwa siporo yakora ari ngombwa. Okay. Iriya medicale yo imeze gute? Ni massage medicale niyo kuvura nyine abantu barwaye imitsi imigongo ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye nyine bitewe n'ibyo umuntu arwaye. Niyo mpamvu bari medicale kubera ko hari igihe kwa muganga baba barakwandikiye kine none ubu ufite na pomade runaka twebwe ushobora kuduhamagara urumva ko ni medicale ni umuntu urwaye. Ariko ntabwo ari urwaye gusa ahubwo hari n'umuntu ufite stress. Hari abantu barwara akajya kwa muganga bagasanga nta kintu arwaye akumva ko bamuroze kandi ari stress aba yibitsemo muri we kubera umunaniro mwinshi ukabije ugasanga yaragiye ararwara pe.
ariko iyo akorewe massage bituma umuntu atekereza neza. Okay, hari akamassage ngo gasigaye kagezweho basigaye bakita kutangiye guseka wakamenye nakahe ngo massage body to body. Body to body. Iriya massage barabeshya gute? Donc urumva mbona impamvu kuri iki gihe habayeho katubyita inzara, ni abantu inzara yishe cyangwa se aba bagenzi bacu baba bari ku muhanda cyangwa nago bakibita indaya babita indangamirwa, ngira ngo urumva babuze nimba barababujije hariya mu muhanda bakayihimbira nyine massage, bakaza bakihimbira massage, ariko hari abagiye bamamagara bambwira ati hanze bibayo. Urumva ntago nzi ibyo hanze kandi niyo body to body ntago nyizi, ariko hari abagiye ubundi ndayamagana ngewe nkasobanurira abantu ko ni imico mibi, ariko hari abambwiye ngo hari abaganga babikora hanze. Ndacyakora ubushakashatsi kuko ngo bo babikora mu buryo bwo kuvura umuntu, sinzi rero ngo babavuriye ihe ndwara ntago mbizi, ariko ni bibi kuko biba bigamije ubusambanyi, ntago ari byiza. Hajya ikorwa gute iyo body to body? Nanjye nakoze ubushakashatsi nyine kumva ngo body to body utagiye na ku ruhito wumva ibyo ari byo, umubiri ku mubiri uba wumva ko ntago ari ibintu byiza. Donc umumaseze ashobora kugusiga amavuta, ariko urumva ko ari ibintu biganisha n'ubundi ku busambanyi. Ntago ari byiza. Nago ndabikoraho simbizi. Wowe nk'umuntu wakoze research watubwiye ngo wayikoreye research ushaka kumenya uko bimeze. Nshaka kumenya ibyo ari. Ko ikorwa gute? Donc ngo na amavuta basiga uwo katumwita umukiriya, asiga umukiriya menshi akamusiga, noneho yarangiza ederi na wa undi nawe akiyambura, yarangiza bakamasa nyine bambaye ubusa. Bamasa gute sasa body to body hango ni mushaka kubimenya? Donc nyine urumva ni ibintu bitanasobanutse, bidafite na 12, kubera ko abari gukora ibintu nawe bwe ntago ari massage. Nubwo abantu bibwira ngo no kuruhuka, ariko no kwangiza mu mutwe wabo, kubera ko nimba umuntu afashe, urumva bombi bambaye ubusa, ubwo se urumva harakurikiraho iki? Harakurikiraho bwa busambanyi, hakurikire kandi batitaye no ku ndwara zisigaye ziriho ubu ngubu. Ni bibi. Ngo bakikuraho imyenda bakisiga amavuta menshi, bakisiga amavuta. Donc noneho unimba ari umugongo, umuntu uri gukora massage agakoresha nyine akamasa undi umugongo. Nuko nagiye mbyumva, nago mbizi neza. Sasa amasa umugongo akoresheje intoki? Urumva akoresha umugongo nyine, umugongo ku mugongo. Umugongo ku mugongo. Amaguru ku maguru. Ntago mbizi, niko nabyumvise. Igituza ku gituza. Ibintu nk'ibyo. Ni ibintu nk'ibyo, ariko nyine n'abantu biyitiriye ko bize massage batarabyize, ugasanga bari kumugaza abantu ahubwo bagira ngo bari kubagirira neza, ariko nabo abantu nabo bafite amakosa, nabo bajyayo kandi babizi neza ko atari byiza. Watubwiye ngo byica abantu babice. Donc ushobora kujya muri massage ugasanga umuntu yakoze training y'ibyumweru 2, nta bundi bumenyi afite, ntazi ngo ari gukora kuri muscle yihe, ntazi ngo ari gukora kuwuhe mutsi, ugasanga arakwangisha. Hari benshi, hari abakiriya bajya babimbwira, hari nabo njya gukorera bafite ubwoba, bakambwira batese ko hari abantu bacitse amaguru. Bacitse amaguru? Yego, nk'umuntu akaza, diaspora akaza akavuga ati ararushye, bamushakira umuntu mu masa, bakazana wa undi babonye, babandi nyine, noneho akajyaho akihimbira nyine ibyo abonye. Massage ukumva abantu bose babumva ko ari ibintu byoroshye, ko massage ari ugupfa gukora nyine. Donc nyine ku masatu akumva ko ari ukuzamura bamanura bagira gute, ariko ntago ariko bigenda. Ugasanga mugiyeho na wa munaniro yari afite akaba yasobanya imitsi cyangwa akawuturitsa, ugasanga amaguru arabyimbye kubera ko yabitindanye atazi ibyo arwaye kandi byarabereye muri massage, namenye ibyo ari byo, bikarinda birengerana, bakarinda bazamuca amaguru.
so bisobanuye ko iyo massage ikozwe nabi Nabi. umuntu ushobora kumwica ukamumugaza cyangwa birashoboka cyane. Hari ushobora no kujyayo, hari n'ushobora kujya muri massage bakamumasa akagira ngo ari gufiringa cyangwa yagiye kuruhuka nyine izo stress, ahubwo akaziyongera iteka ryose forever. Bivuga ngo ashobora kugenda akavuga ati njyewe nshaka massage, urumva uwo muntu umukorera ntabyazi kuko ngo nuwangaye nuwa makeya, kandi nabwo ntago yabyize, ariko wenda umukiriya azi ko abizi, akaza yahagera ugasanga aramumashije no kubaka urugo bikanga iteka ryose, ntazamenye ibyo ari byo, ugasanga ari kurira ngo baramuroze cyangwa ari kujya kunywa ya miti, ugasanga nyine bonyine bari kwiyangiza kandi ari abantu bakuru banasobanutse. So nk'umuntu ufite experience, massage nziza ikorwa gute? Massage nziza, ubundi massage nziza hariho massage ya reflexology. Reflexology ubundi abanyamahanga nibo baturusha ibyo bintu n'ababaye hanze, ariko massage nziza donc ni ukuvuga ngo massage nziza ku muntu urwaye iramuruhura, cyangwa ku bantu bafite paralize barakira, barabizi benshi bandikira amakine babakorera na massage. Ujya ubibona n'abakinnyi ko iyo hari ugize ikibazo byanze bikunze aba hari umuganga nyine wa massage, aba hari umuganga, hari n'uwa massage. Ubwo urumva ko uwo wa massage aba ari medicale n'ubundi yagiye gukora, ariko hakaba ari massage yo kuruhura stress. Iyo ya stress rero umunaniro urashira cyane cyane mbene hano, bigatera umutwe ukabije. Ikikubwira ko massage yagenze neza nuko ibyo bintu bikira mu minsi mike. So umenya gute imitsi itagomba gukorwaho ya yindi watubwiye ko ishobora kukoza ikibazo? Umuntu bizi abazi imitsi igomba gukorwaho cyane, ahubwo abantu akibwira ko bajye bitondera mu birenge niho bundi byose niho bibera. Urumva nago navuga ibintu byose, ariko mu birenge niho bibera, kugira ngo umuntu azamenye ko umuntu amukorera neza, azabibwirwa nuko yatangiye akora. Kuko hari igihe ugenda umuntu agahera ahantu hatari ngombwa, cyangwa se hari n'ushobora kuba yarabirebye kuri YouTube, ugasanga nyine ari kugukorera ibitari byo kubera ko nyine azi inzira gusa, ariko ntazi tekinike, ntazi imitsi, ntazi mbese agapfa gukora nyine. Ariko ikintu kizakubwira ko uwo muntu abizi, ikintu cyakubwira ko uwo muntu abizi nuko agukorera ukaruhuka utababara, kuko hari uwo bakorera agatonekara nk'ejo, gutonekara kumva yashize. Icyo gihe ajya ashaka byibuze ajya mbaza ukuntu yabigenza, kuko hari abantu bakorera massage akababara cyane kandi atararwaye ashaka kwiruhura gusa, ugasanga nyine bamubabaje. Na babandi baba mu masaro, ugasanga umuntu ajya mu masaro, niho handi baviramo abantu bakarwara imitwe ikabije. Mujye mubabwira baba masegaro ko baba nimba barabyize, nimba batarabyize, ariko ntago babazi byibuze amagufa arihe, kuko mu mutwe tuba dufitemo amagufa y'umutwe, kandi ni ikintu gikomeye mu mutwe. Bajye babyitondera cyane cyane. Like reflexology yo mu maguru. Reflexology ni yo mu birenge. Noneho hari umuntu yigeze kumbwira ngo hari umuntu ushaka kugukora mu kirenge ahantu ugasinzira. Hari ahandi ashaka gukora ukumva nimba bimeze gute. Uzi ikintu kizakubwira massage nziza ya reflexology, cyangwa massage yose, iyo akumashije urasinzira ukaryama neza, kandi usinzira kiri no kugukorera. Abakiriya banjye barabizi, hari n'unkwera amaze iminsi 5 adasinzira, akambwira ati Celine ko maze iminsi 5 ntasinzira, unkoreye massage birashira, kandi iyo ngiye asinzira nkiri gukora. Nicyo kikubwira umuntu uri gukora neza massage kandi abizi neza. Ngo hari ahantu ushobora gukora ku birenge umuntu akibagirwa ibintu byose. Ahubwo hari abatubaza bati hari ukuntu ngukora munsi y'ibirenge ngukakora ngo ku gifu, ngo ku mwijima, ku biki. Urumva ibyo ni iby'abantu wa mugani bo muri reflexology, nge ntago mbizi cyane, ariko nge nkora nyine iya medicale.
iyo ya medicale basi ikorwa gute iyo ngiyo ukora iyo ya medicale rero niyo yo kuvuga ngo cyangwa niyo body to body oya biratandukanye kubera ko urumva ibyo ngibyo byararuye n'abagabo ibaze nk'umugabo afite umugore we ariko agiye muri iyo myanda atibajije ngo byibuze yakiye abantu bangahe ku munsi ibaze wakiye umuntu wa mbere uwa kabiri uje uri nk'uwa gatandatu kubera ko uri gukora ntago yitaye ku bantu benshi icyo ashaka ni abantu benshi ni ukwinjiza amafaranga kandi atitaye ngo undi yaje ese uribaza yakarabye bimeze bite ibyo bintu nyine bagiye gukora hari abantu batagira iseseme cyane abagabo ntago bagira iseseme kubera abo bakobwa bakibivuga babonye abakiriya umva babonye kandi niyo yashira kuri 100,000 abona abakiriya ukibaza n'ubundi umugabo icyo yagiye agisize mu rugo ni nicyo agiye kureba hariya uretse ko iwe nta mwanda wari uriyo ariko agiye asanga umwanda ugasanga hari n'abangiza hari n'abo mbaza bati gute ukora massage ugakora biriya bintu uzi ko urwaye se nturi gukwirakwiza nturi kwanduza abandi akambaza ngo njye narayivukanye bajye bitonda abantu bashaka nimba bita ku buzima bwabo bajye bitonda cyane cyane abagabo bajye bitonda abagabo ngo basiga ibintu biri fresh mu rugo bakajya kwisiga imyanda ni atari rwose harya wari urimo kudusobanurira iriya medicale ukuntu ikorwa urumva ni abantu barwaye donc mbere nize massage medicale nyuma iyo massage zindi mvuga nasize n'umunyakenya witwa Mama Joshua niwe wazinyigishije hari reflexology hari deep tissue relaxation na sport massage ubwo sport massage yo tuyigukoreye tugusobanura n'ukuntu wajya ukora siporo nyine mu buryo butari ukubyuka ngo ujye muri gym cyangwa ujye hehe uri mu rugo gusa cyane ku bantu barwaye ubwo urumva massage medicale mba ndi kuvura abantu nyine barwaye imitsi imigongo mu gihe gito cyane barakira niho bitandukaniye n'ibyo bindi so yo uyikora gute nuko masa tuvuga urugero nimba urwaye umugongo nshobora gukora neck and back gusa nta handi nkoze nimba rero urwaye ukambwira ati hari ukuntu numva ntameze neza inama njya ngira abantu nuko mbakorera umubiri wose nkabakorera umubiri wose then akumva ameze neza ejo agakora neza ejo bundi agakora neza gutyo ibikorerwa mu mazu ya massage ngo ntabwo ari bya body to body gusa n'izi zanyu zisanzwe haberamo ngo ibintu byinshi bitandukanye abantu benshi bitiranya massage ariko abayizi abantu basobanutse barabizi cyane abantu basobanutse barabizi cyane ko massage zigiye zitandukanye hari n'abakiriya babimbwira bati nagiye hano na hano ewana barambabaza umukobwa akambaza ngo ese ngo turakora hari n'izindi ntibuka hajya ngo bazita gutera massage yo kwirelaxinga relaxation ibaho ariko hari ukundi kuntu bayita ngo nimba ari ndabyibakiwe ariko biri massage itari nziza iriya massage bayita ngo iki koko ngo hari indi bita ngo special nayo ntago nyizi ariko urumva ni nk'iyo ngiyo nyine urumva ngo umukiriya akaza umukiriya yaza ngo akavuga nyine ngo ya special aba ari ukuryamana byanze bikonze arakumasa agashyiraho no kuryamana byose ibi ngo bibaho cyane none ni Kigali bisigaye bihari ngo bakajya no kuri reception bakabivuga akavuga ngo nshaka ibi n'ibi donc urumva n'ukugura umuntu na massage iwanyu se ntabwo mubikora oya ntabyo dukora iyo umuntu yaje akavuga ngo ndashaka massage special ntabwo iriho kuko tukwereka meni twebwe tukwereka meni hariho deep tissue ibyo nababwiye nyine nizo dukora n'abantu barwaye nyine naho ubundi ntago donc ibyo utabonye kuri meni ntago wabitubaza so nk'umuntu ufite experience please kandi umbabarira dusobanurire neza kugira ngo dusobanukirwe fresh sibyo imbogamizi mukunze guhura nazo mu bagabo mukorera massage ni izihe
imbogamizi rero hari igihe umugabo nyine aza wenda akavuga ati Celine narakubonye uri mwiza donc ntago ari uko mba ndi mwiza ahubwo aba azanye ibintu okay wenda ndi na mwiza ariko hari igihe aza kukubwira ati narakubonye niki ariko urumva afite intego akambwira ati wanamwereka meni ntayiteho kikuye icyo nshaka ni massage urumva akaza agutaka kubwira ukuntu uri mwiza kubwira ukuntu bintu byinshi nyine ubwo icyo gihe uhita wumva nyine ko mutagiye gukora massage ukamubwira ati dukoreye massage ziniza ati sinzitayo nguno tugendeho amafaranga yose nyakata yaguha ubwo rero ugahita wibaza ukuntu ugiye kumuvura uwo muntu kandi witwa ngo ukora massage medicale yakugeraho nyine akakubwira amagambo atari ngombwa ugasanga nyine atangiye agusabira aho ngaho kandi barabigukorera cyane nizo mbogamizi umuntu akora guhura nazo ariko nyine ukabyitwaramo nk'umuntu usobanutse izindi mbogamizi nyine nuko ashobora no kugutukiramo ashobora kugutuka kubera ko utakoze ibyo yashakaga nta bindi iyo muri gukorera massage cyane cyane abagabo hano ku maguru hagati ya gahunda ibyo mubonera hariya ngo ni byinshi cyane ubundi twebwe urumva ko kuko umuntu yaba yambaye ubusa sibyo cyangwa ntabwo ari ngombwa ubusa kubera ko aba agomba kwambara boxer then twebwe dufite n'ibindi dufite n'agashuka dushyiraho dufite nyine ariyorosa nk'umuntu usobanukiwe akora massage nyine nk'umuntu wabyize ubisobanukiwe ntabwo aba yambaye ubusa ngo muze Abdara arahaguruka neza cyane mureba urumva ntabwo ari bose ikintu nshimira Imana ni uko Imana impa abakiriya bari seriye tubwize ukuri kandi nabwo bibaye nta kibazo bafite umubiri ukora neza kuko hari n'ababa babishaka byaranze ariko nyine iyo bikundiye muri massage se urumva utamuvuye ntabwo mujye mugira ubwoba kubona ibi bintu buri munsi ntabwo turi nk'abaganga iyo uzi icyo ukora bagenzi banjye bazi icyo bakora byanze bikunze kuko hari n'ushobora kuza akakubwira ati njye byarananiye mu rugo neza nayobewe impamvu kandi ukamuvura agakira urumva se bwo wagira muri massage ibyo bibaho cyane ku muntu uzi icyo akora bibaho ubikora gute uramuvura ukora massage uba uzi imitsi nyine nerve sciatique donc umuntu uzi imitsi ye neza ariko ukora hahandi hari ikibazo oya ntabwo ariho ukora nakubwiye ko mu kirenge ariho imitsi myinshi yose nako niho ibishamikiye so mu kirenge hari imitsi ya muze Abdara yego hari naho ushobora gukora nyine ukazimya byamukomeranya akabura n'icyo akubwira kandi nyine bikagenda neza akagenda nyine yumva akubwira ati naje bimeze gutya ariko ndumva bimeze neza urakoze cyane kutwigisha ku bijyanye na massage n'ibiki byose n'imbogamizi n'ibiki byose ni byinshi abantu baba bafite amatsiko yo kumenya ibibera mu massage reka nguhe umwanya wo kwiyamamaza basi kuko nimba batuganirije gutya reka nguhe umwanya wo kwiyamamaza abakiriya barimo kumva aka kanya ntabwo wabura abakiriya 10-15 cyangwa babiri umwe abo ari bo bose yes kuko ufite experience reka nguhe umwanya wiyamamaze umwanya bazabanze banajye gusura Celine TV bazajya babibona bibasobanurira nyine massage iri ngombwa n'izitari ngombwa n'izidakenewe cyane n'izikenewe cyane ndabibasobanurira na siporo zikenewe nyine bitari ukwiyangiza so ubundi bazabamagare kuri telefone yanjye cyetse nimba nayivuga nta kibazo naguhaye umwanya wo kwiyamamaza amahirwe yakoresha nkorera Kimihurura bazabamagare kuri 078 225 3218 ubundi bajye gusura no kuri Celine TV nyamuneka bankorere subscribe na share na comment ego ubwo urumva ko nge ntanga ubuzima bwiza umuntu agubwa neza akamera neza nta mavunane
na kwa kundi ushobora kuba umeze gutya dushobora kukurambura ukamera neza urumva ko turakora neza cyane ni karibu harya uri umumama cyangwa uri umukobwa ndi umumama uri umumama abana batatu okay urakoze cyane Celine until next time ingini BigTown TV ku bantu bari bafite amatsiko yo kumenya bya massage ngira ngo mwabimenye Celine nawe namuhaye umwanya wo kwiyamamaza ukeneye massage nziza yiyubashe yayigukorera gahunda zikagenda neza cyane n'abandi batabyuka mu rugo bihebye ashobora kumamagara ntago mukorera massage gusa ariko ndanamukansaringa ndanabavura mu bitekerezo kandi akishima agakunda ubuzima bwe yarabwanze ibyo byose urabikora urakoze cyane until next time kuri wowe urimo kurikirana BigTown TV ciao ciao bye bye